Agafilime kacu ku munsi tugatangiye hanga rwose hari umusaza wari uryamye imbere y'umuryango ari nako hari abantu bafite indobo yuzuye amazi gusa hari umukobwa waje yirukanka cyane ari nabwo rwose bahise bamumenaho amazi abangaba bari bagiye kumena amazi kuri uyu musaza ariko umukobwa yaratabaye amazi abari we amenekaho ari nako muzehe yari yiryamiye ibona ko bitamworoheye ubuzima bwo ku muhanda ntabwo bworoshye ngo umukungu ko muzehe yahise ahaguruka abangaba nabo batangira rwose kugenda barebana ubona ko basetse banishimyemo muzehe hagurutse ari kuvuga ati se ni ibiki biri kubanga uyu mugabo yahise avuga ati ariko se wagisaza we twakubwiye kuva ryari neza kutemere kuryama imbere y'uyu muryango nuko umukobwa aravuga ati ariko se umusaza kuryama imbere y'umuryango hari ikibazo kibirimo ariko umwe muri abo mukobwa mwita Natali yaravuze ati se ahanga niho baryama muri business izo baryamamo umukobwa aravuga ati se niba adafite aho kuryama urajya ngo azaryame he aryame mu muhanda uyu nguyu mutipe bamwita uyu musore uri ahangaha yahise avuga ati ariko se ikibazo cyo kuryama ahangaha aho twaherekera umusaza tumuza kuryama ahangaha katuma abakiriya bacu batabasha kwinjira gusa igihe Yorene rwose yaragiye kurwana nabo muzehe yahise amufata akaboko aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo rwose kurwana ari ikintu cya mbere gikwiriye uramutse urwanye n'aba bantu babaye nkabo ariko Yorene yararakara arababwira ati rero ibitekerezo byanyu n'ukuntu mungana n'umutima mufite ntabwo mukwiriye rwose gukora ibintu nk'ibi ngibi ukuntu mugaragara ntabwo mukwiriye gukora ibintu nka bino namwe mwavuze ku isi ntabwo mwavutse mwisanga rwose mufite akazi cyangwa muri abantu barenze babarebye n'ababari agatsinsino bahita bagenda rwose ubona ko bana basuzuguye ari nako rwose Yorene wacu yasigaye ahangaha ntibyatinze muri uwo mwanya muzehe yatangiye kuganira n'umwana w'umukobwa aramubwira ati se mukobwa mwiza ese kuki ungiriye impuhwe hari ahantu twaba tuziranye umukobwa aramubwira ati kugirira umuntu impuhwe cyangwa gufasha umuntu ntabwo bivuze ko umuntu mugomba kuba muziranye muzehe aramubwira ati se basi byibuze wowe uri kubasha byibuze ko wanyumva ntibyatinze aramubwira ati ndakumva rwose atari kubwo wowe guma ahangaha gato mbanze nkuzanira akantu hano mu nzu muri biro imbere muzehe yasigaye ahangaha ubona ko rwose muzehe afite inzara ubuzima bayemo ntabwo bumworoheye nkomeza kubasaba gukomeza gukanda subscribe hano kuri agasobanuye Twitch kugira ngo tubana buri munsi muri uwo mwanya muzehe hari imodoka yaje rwose igana ahantu yari ari rwose kuri iyi nzu iyi company muzehe yabonye hari imodoka ije aravuga ati rwose ntabwo byavamo yahise afata rwose igikapu kiwe aravuga ati hagize undi muntu uza kunsanga ahangaha kuko azi neza ko abantu bakora muri iyi company rwose ari abanyamushiha aya nako rwose muzehe se ikatereta yigendera rero muri iyo modoka hasohotsemo rwose umusore wambaye gutyo ubona ko yambaye neza cyane ari nabwo rwose Yorene yahise asohoka muri yanuza muri ya nyubako ariko akimara kugera hanze yarebye ku ruhande rumwe areba no ku rundi areba uburyo n'ibumoso abura wa musaza kandi yaramaze kumubwira yuko agiye kuza ndetse ngo banavugane gusa ntibyatinze ari umusore se ubwira umukobwa aramubwira ati rero unyihanganire rero nagira ngo rwose ugire ikintu wamfasha ariko yakomeje kureba umukobwa areba ukuntu umukobwa ubwo ari kugenda arangaguza ku ruhande areba hirya areba hakuno wa musore yise afata urupapuro ruriho ifoto y'umuntu aramubwira ati se mukobwa witegereje neza uyu muntu nta hantu waba umuzi cyangwa nta hantu ugize umubona muri uyu mujyi yaramwitegereje akomeza kugenda mubaza ese ko ndi kubona wagira ngo hari ahantu ushobora kumuzi please ntugire ubwoba bwo kumbwira rwose mbwira ahantu uyu musaza wamumuzi ndamukeneye cyane umukobwa yaramubwiye ati oya umukobwa yanze kurabara ariko mu by'ukuri uyu muntu aramuzi yaramubwiye ngo oya umusore aramubwira ati rero mu by'ukuri umuntu utarigeze umubona ndakeka ko uyu muntu ashobora kuba ari muri uyu mujyi rwo nanjye ntabizi neza ariko uzamfashe numubona umukobwa aramubwira ati rero humura rwose nzagufasha nimubona kuko ndi kubona nino sura rwose itagoye ko wabasha ko wayoberwa umuntu yakomeje kubyitegereza ariko mu by'ukuri ukuri arakuzi ko uyu musaza amuzi ariko yanze kurabara avuga ati uyu muntu ashobora kuba mukeneye ashaka kumugirira nabi ariko uyu musore yakomeje kumubwira ati njyewe uyu musaza numara kumubona uzahamagara zino nimero za ahanga hano hasi kandi nzi neza yuko rwose uzamufashije kandi ntabwo uzaba utagize nuko nguko rwose umukobwa wacu yahise agenda akimara kugenda ari nako wese atwereka rwose umusore akomeje guhagarara ngaha Yorene nako yagenda agahindukira avuga ati ubundi muzehe agiye hehe karibu nashakaga muzehe wacu yese ko yikomereza urugendo kubera ko yaramaze kubona ko hari imodoka ije imbere y'iriya company aravuga ati magumye cyaba ari ikibazo muzehe yese rwose aza kuyindi nyubako aza kwigangangikira ariko muri uwo mwanya igihe yari aryamye rwose hari undi murara waje rwose amusanga muri iyo ngangi aramubwira ati ariko se ubundi muzehe ninde ukubwiye ngo uryame aho ngaho ubundi byawe bimeze bite umuzehe aramubwira ati rero ahangaha rwose niho nsanzwe ndyama rero ariko umurara aramubwira ati iyi niyo ngangi yanjye niho hantu nza kuza kwiryamira nkabona uko nisabira abantu bakanyihera icyo kurya wakubwiye kuza kuryama ahangaha nindi ntibyatinze muzehe yarahagurutse kugira ngo abise uyu musore kugira ngo amuvire muri iyo ngangi
ari nako umusore yakomeje kugenda rwose amubwira nawe muzehe aramubwira ati rero nta kibazo wasubira mu mwanya wawe, atari ko ntekereza ko rwose kuryama ahangaha bampaye icyo kurya nanjye nkakibona twasangira. Umusore aravuga ati nge nsangira nawe wagisaza we, atari ku bundi buntu rwego uriho ari rwo nanjye ndiho kandi bose nabasabiriza unyumvire. Baravuga ngo umunyango undi ntibyatinze yahise atangira gusunika wa musaza atangira kumutera imigeri. Gusa ariko nanone muri uwo mwanya yarakomeje gutimbura wa musaza. Wa mukobwa wacu Yorene yahise aza aravuga ati kuri mu bikiri wowe. Yahise aza rwose ahita atesha cya gisambo cyari kigiye gukubita uyu musaza ngo kimwambure, ari nako rwose yahise azamura muzehe. Ni umukobwa ugira umutima mwiza Yorene. Ntibyatinze ari nabwo rwose uwo musaza yahise amubwira ati ariko se wa mukobwa we kuki wemera kwishyira mu kaga, uriya muntu aramutse kugira nawe byagenda gute? Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo ariko ubwo bitagenze nabi nta kibazo Imana iraturinze. Aramubwira ati tuza muzehe wigira ikibazo, ibi byose ngiye mbikora bwo kugira ngo ngufashe rwose kuko ndi kubona utameze neza, ko nari nakubwiye ngo usigare hariya byaje kugenda bite? Muzehe yaramubwira ati rero nabonye hari mugenzi we none undi muntu uje kuri iriya kampani mugenzi wawe mbona ashobora kuza kungirira nabi, ndavuga ntireka nigendere. Undi aramubwira ati rero ntago rwose uri ari mugenzi wanjye, ntabwo tunaziranye. Ubwo rero ntabwo nzi impamvu rwose muzehe wagize ubwoba. Ari nabwo umukobwa akomeza kumubwira ati rero muzehe hari akantu nanjye kukuzanira rwose, hari ibiryo rwose nari mfite muhara muri biro yanjye ninazanye ibyo kurya, rero akira muzehe nibyo nari ngiye kukurebera kuko ndabizi ntago umeze neza. Umukobwa umusore nako umuzehe yitegereje rwose ineza uyu mukobwa amugiriye, aravuga ati Mana yanjye nkubwire mukobwa mwiza, Imana izakomeza ikwihera umutima mwiza ndetse kandi ahantu kuyiza ihasubize. Umukobwa aravuga ati rwose tuwusangire muzehe. Muzehe niko kwese akatarigendera ariko aramubwira ati uwo mutima ugira kandi uzawuhorane. Umukobwa yasamagara muzehe aramubwira ati ariko se muzehe baburetse gato mbere yuko ugenda mbwira atari ko se muzehe witwa nde? Muzehe yaramubwira ati mu by'ukuri mwana wanjye izina ryanjye kuri kubwira ndetse no kurivuga ndisohora mu kanwa kanjye bintera gahinda. Undi ati se nakaye gahinda ugira muzehe? Yaramubwira ati nabuze umwana wanjye w'umuhungu bamwitaga Jean Pablo, naramubuze burundu Rodrigo. Rero iyo byimbuze ntekereje kuvuga izina ryanjye bintera gahinda bigatuma numva rwose mfite ishavu mu mutima wanjye. Undi aramubwira ati niko witwa? Ese umuhungu wawe ngo witwa Pablo? Undi ati yego. Rero mwana wanjye ubanyohereje nagwa watuma mvuga izina ryanjye kuko nawe ncakurira mu maso yawe. Ntibyatinze umukobwa yaramubwira ati muzehe nta kundi nta kibazo, atariko ikintu ngiye nkwiriye kugufasha ni kimwe, aho nzajya nkubonera hose nzajya ngufasha. Muzehe aravuga ati mwana wanjye sinkeneye kukugora cyangwa kugushyira muri krize z'ibibazo runaka, atariko Imana izakomeze guheza umugisha. Yakomeze gusabira umugisha umwana w'umukobwa. Umukobwa aramubwira ati byose gatubikora bwo kugira ngo natwe duhabwe imigisha, Nyagasani abone ko natwe ntacyo twatanze kugira ngo tube abangaba. Gusa muri uwo mwanya yaranamubwira ati muzehe rero ugerageza ugishakisha ahantu hari abantu, ntukagipfa kugenda unje kuba ahantu hatari abantu kuko bashobora kugirira nabi, ndetse kandi bino bijye byawe uzabyiteho uze kuza kubirinda bataza kuza kugira abantu baza kuza kuba babikwaka. Muri uwo mwanya byatinze muzehe ko yaranagiye adatwaye n'ibintu byiwe, yahise afata rwose yashashi yiwe yari afite ayigenda kubera ko yuko agendana n'umutungo we wose kubera ko nta kintu agira. Ntibyatinze baje kuza gutwereka ku rundi ruhande batwereka umukobwa wari uri muri business. Umukobwa atangiye kumubwira ati ariko se musore bimeze biti byawe? Undi nawe aramubwira ati meze neza rero andakeka ko ari wowe bita Natali. Undi ati yego rwose niko nitwa. Ati mu by'ukuri rero nje ahanga amazina yanjye nitwa Jean Pablo Rodrigo. Umukobwa atangiye kwisatsamo cyane aravuga ati bakwita Rodrigo, ndakeka hari ahantu nshobora kuba nkuzi kuko mu mapuro akenshi nkunda gusinyaho nkunda kubona izina ryawe hasi. Undi aramubwira ati ntago wibeshye, rero muri uyu mwanya nkeneye umuntu bita Jose, ndamukeneye cyane. Umukobwa aramubwira ati rero nishimiye guhura nawe, ndetse kandi umuntu bita Jose yarari mu kazi kenshi ariko reka nkore iyo bwabaga ngiragize uko nshoboye kose mubwire aze kugereho vuba, ndetse kandi nishimiye no guhura nawe mu buyobozi mukuru. Niba witegereje neza uyu Jean Pablo niwe mukuru wa nyiri iyi business iri ahangaha, ariko se koko uyu Pablo ari gushakira iki uriya musaza? Ntibyatinze wa mukobwa wacu bita Natali yaje avuze induru avuga ati bimeze bite? Ndagukeneye rwose vuba vuba hari ibintu ngukeneyeho cyane. Ntibyatinze Jose uyu mutipa wacu mwita Jose yaramubwiye ati ariko se kuki winjira gutyo nta na discipline no gukomanga ibyawe bimeze bite? Uyu Natali yaramubwiye ati rero hari umuntu bita Jean Pablo Rodrigo ugukeneye cyane kandi natekereje ko ari we ushobora kuba ari we nyiri iyi business iri hanga nyiri iyi company.
uyu niwe yaramubwiye ati nyiri company. Undi ati ndakeka ashobora kuba ari we kuko rwose nabonye ari kumbwira mbona n'ibyubahiro cyinshi. Undi aravuga ati se ni we yabaje gukora cyangwa muri company, umuntu umaze imyaka 3 atazigera hano kuri company bimeze bitundi byahangaha. Undi aramubwira ati nanjye simbizi, wowe ahubwo icyo wakora akagenda kumwita kubera ko ni wowe ashaka. Ati rero ikintu ukwiriye gukora gira vuba vuba ibyimo ubireke uze tugende. Byatinze Jose yarabyumvishije atangira kwibaza impamvu uyu boss we mukuru ajanga kandi yaramaze igihe kinini ataboneka. Ibaza ukuntu aje muri company atanamubwiye, atangira kugiramo n'ubwoba bwinshi cyane. Natali yaramubwiye ati we gira vuba vuba ataza kuza kugira ngo nuko umusuzugura. Ntibyatinze bahise baza bagana ahantu rwose boss mwenyewe Pablo ari. Akimara kuhagera rwose Daniel yaramubwiye ati nishime cyane guhura nawe. Undi aramubwiye ati yego Daniel. Muri uwo mwanya yaramubwiye ati se boss ko ndi kubona rwose uje igitaraganya muri business byakugendekeye bite ko rumaze igihe kinini utaza mu kazi, byaje kugenda bite? Ntabwo wigize utubwira no wigize unatuvugisha. Yahise amubwira ati rero Daniel, nari ndi muri gahunda zijyanye na famille yanjye, ati ikintu nkeneye kumenya rero narinje kugira ngo utemuzeho inama kugira ngo dushyireho ubuyobozi bushyashya. Bambwiye neza ko rwose mutarabigira approved. Gusa nibyatinze uyu Jose yaramubwiye ati rero komite yindi shyashya twarayitoye ndetse kandi twashyizeho n'abayobozi bashya. Undi aramubwiye ati se mwashyize abayobozi bashya ko bampereje raporo bambwira neza ko bataraba approved byagenze bite, ko batarabagihamya. Undi aramubwira ati rero yego ntago barabashyiraho neza ngo bijye mu murongo, atariko nzi ko bisa nko byaye birangiye mu byubahiro byinshi. Pablo yaramubwiye ati bwana Jose birashoboka ko ushobora gutumizaho inama igitaraganya tugashyiraho abandi bayobozi bashyashya mu buryo bwo kugira ngo dukureho wenda ibintu byo kugira impungenge ngo hajemo za ruswa n'iki. Yaramubwiye ati rwose boss nta kibazo twabikora, nta kibazo kibirimo, nta ribi rwose. Yesu amubwira ati rero nishimiye gukomeza guhura nawe ndetse kandi komeza ukurikirana akazi kawe neza. Nawe mukobwa anatari mukurikirana akazi kanyu neza, n'umuboss uri serious utavuga amagambo menshi. Abantu bafite amafaranga niko bavuga. Nkomeza gukomeza gukanda subscribe kugira ngo tubana buri munsi hano kugasobanura Twitch. Ngenda bakunda cyane. Nibyatinze muri uwo mwanya batweretse wa mukobwa wacu Yolene yaraje aca kuri Pablo, yamukubise amaso aramubwira ati sa umeze ute boss umeze ute. Yarongera ahindukira aramubwira ngo boss umeze ute. Ari nako nyira amafaranga yese hagarara. Umukobwa aramubwira ati mu byukuri ndakeka neza rwose ifoto wampaye ubushize umuntu ushobora kuba naramubonye. Ese uwo muntu wamubonye hehe? Umuntu nashatse imyaka irenga 10 wowe wamubona mu gihe kingana n'amasaha angana gutyo. Undi aramubwira ati yero birashoboka uyu muntu naramubonye. Yesu amubwira ati ngwino vuba vuba tugende. Gusa muri uwo mwanya igihe bari bagiye kugenda wa mukobwa bita Natali yahise ahamagara boss we aramubwira ati boss Pablo ati mu byukuri nkifite ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira. Uriya mukobwa ntumwumve, uriya mukobwa yagiye mu bintu by'ibigare by'abantu baba boss byo gushaka kumva kakunza amafaranga. Hari gihe ashaka gushiduka gushituye mu buryo kugira ngo gukuramo amafaranga cyangwa ashaka kwitereteshwa n'iki. Uriya mukobwa yabaye umwana mubi, twabuze no bumwirukana kubera yuko rwose yaratubangamiye muri business. Wumva ukuntu atangiye kumuteranya kuri boss we. Muri uwo mwanya boss we yaramubwiye ati ibyo ntago bikwiriye ndaza kuza kubyicekingira mbyibonere. Ariko mu byukuri yaramaze kumuhereza ukuri. Muri uwo mwanya umukobwa wacu bita Ntuzana Yolene yaje yikwankana mu boss mukuru w'umunyamafaranga aramubwira ati ngo njye kumukwereka. Akimara kugira handi yakunda gusanga muzehe, yaraje muzehe aramubura. Akimara kumubura mu byukuri barebye hakurya iri babona hari undi muntu. Umukobwa aramubwira ati dore nguriya. Ari nako boss yakomeza kumubwira ati waretse gukomeza kuri gukina nanjye noneho yagendera ku bintu noneho Natali yaramaze kumubwira akumva rwose umukobwa n'umusikama. Aramubwira ati urishowa neza ko muntu uryamye hari yari we. Undi ati ndabize neza ni we. Ati kandi mu byukuri ntugire ngo n'ubusikama ngende kugira ngo ngufashe kuki ushaka kugira ibintu intambara. Ngende gira ngo ngufashe nkwereke umuntu wawe wahoze ushaka ahantu yabari. Ngiye rwose naramubonye namwiboneye n'isura yanjye. Kuki umva kuko ndi kukubeshya? Ntago ndi kukubeshya wowe, ni intambwe nkeya. Mwere tujyane hakurya iriya rwose uwo muntu urakaza kuza guhita umubona. Ntibyatinze rwose muri uwo mwanya yaraje aramubwira ati rero boss ngwino tugendere kuki ngiyewe ndi kukubwira ibintu n'ubyumve uri kumva ndi gukina nawe. Gusa mu byukuri nimutekereza neza ntago rwose uyu muntu ari wa musaza kuko uyu mubiri umuntu afite aragaragara nk'umuntu w'umusore kandi uriya muntu ni umusaza. Bakimara kuhagera umukobwa yaravuze ati se muzehe bimeze bite. Gusa ariko nanone umukobwa akomeje kujijinganya n'isweta uyu mutipe yitwikiriye mu mutwe kubera ko iri sweta niyo muzehe akunda kwambara. Akimukubita amaso umukobwa nawe yahise ahinduka aravuga ati se koko ibi ni ibiki.
ari nako rwose Pablo yahise amubwira ati se uyu niwe muzehe wambwiraga? Witegereje neza ku ifoto naguhereje, uyu muntu uri kubona hehe ahuriye hehe? Urabona bahuriye hehe? Umukobwa aramubwira ati se ko nzi ko neza iyi sweat uyu mutipe afite kuri neza ihora nimwe ya muzehe, uwo mwenda wambaye ni uwa muzehe. Atangira kwegera uyu mutipe w'umurara, aramubwira ati uwo mwenda wabukuye hehe? Muzehe ari hehe? Niwe uza ahantu muzehe ari. Ese atangira kubwira Pablo, aramubwira ati rero kano gapira kangana gasweta muzehe ni wakunda kukifubika, ati ndabizi neza nakiwe. Yakomeje kumukurikira ariko igihe yaragiye kwirukanka akurikira kiriya gisambo, Pablo yaramubwiye ati uva kubwira wa mukobwa we n'undi munsi ntuzongere kumenyera abantu utazi. Ubwo uragira ngo rero nguhereze amafaranga kubera ko ngo wamfashije ni imitwe uri guteka kugira ngo ungaragarize neza yuko wamfashije. Umukobwa aramubwira ati we ntago ari imitwe, ndi kugerageza kugufasha rwose. Muri uwo mwanya yese amubwira ati rero kugira ngo unabyumve neza wa mukobwa ntugakora ibintu nk'ibi cyangwa upfa gupfunyikira abantu bose ibi bintu utazi. Umukobwa aramubwira ati ariko ntago nzi ibintu uri kuvuga. Yaramubwiye ngo ikintu ukeneye kumenya ni njyewe nyiri CEO w'iriya company bita Rodrigo, ni njyewe Jean Pablo. Ndakubwiye ngo guhera aka kanya kugeza n'igihe cyose mwirukanye mu kazi uzaje gufata impapuro zikwirukana ku kazi ku munsi w'ejo. Umva ibintu Pablo yamubwiye. Mu by'ukuri Pablo nawe afashe umwanzuro agendeye ku byo Natalia yamubwiye, ariko nawe abaye ari wowe wabitekereza. Natalia yaramaze kumubwira ko uyu mukobwa ari umutekamitwe, binahurirana neza yuko yaramubwiye ko muzehe aza ahantu ari, banaje baramubura aravuga ati ko biri kose agakobwa n'akanyamitwe. Yaraje nawe isi mwikaragiraho aravuga ati se koko ibintu nzabigenze gute? Bakomeje kutwereka aho ngaho, batwereka muzehe rwose bya kote rye yari yambaye ntarya cyambaye, ameze nk'umuntu wakubiswe cyane, aza ari kugenda ataka mu nzira yose avuga ati nyagasani nacumuye iki ku Mana. Nibyatunze Yoreni wacu niwe gihe ari kuza yaravuze ati muzehe Vicenti Vensa bimeze bite? Umusaza bamwita Vensa. Ari nako muzehe yese ahindukira agikubita amaso wa mukobwa aza musanganira, ari nako Yoreni wacu aza musanganira. Yaraje aramubaza ngo atari ko se koko mu by'ukuri ufite ikihe kibazo? Akimara kubimubwira undi aramubwira ati rero maze igihe kinini rwose barankubise, rero ntabwo nzi ukuntu byangendekeye, baranyambuye imyenda n'ibyo kurya bamaye barabinyatse. Gusa muri uwo mwanya Yoreni yaramubwira ati muzenga vuba tujye kwa muganga, dore ndabizi rwose ntabwo meze neza. Aramubwira ati ngwino gira vuba vuze tugende. Muzehe aramutsembera aramubwira ati oya sinshaka kujya kwa muganga, ntabwo najya kujya kwa muganga mu buryo buri privé, nta mafaranga mfite, akenshi ushaka bino bihugu byanze ibintu bijyanye na ntuza no kwivuza babigoye. Muzehe yakomeje kumutsembera ariko Yoreni aramubwira ati basi byibuze niba wanze ko tujyana kwa muganga wakomera ko tujyana mu rugo. Muzehe yaramubwira ati okay ntari nta kibazo, atari ko ni kugerageza gushyira mu bibazo kandi ndabize neza ntabwo bikoroheye. Muri uwo mwanya ari nabwo bahise batwereka rwose Yoreni yagejeje muzehe amugeza mu rugo, araza aramwicaza aramubwira ati muzehe bawicaye aha ngaha, ati njye kukuzanira imiti byibuze basi mwe gukora ubutabazi bw'ibanze ndebe ko byibuze waza kuza kumera neza. Muzehe asigaye aha ngaho yicaye abona atameze neza, ubona ko nyine nawe ntabwo bimworoheye, asa nabi, uri kubona ko ubuzima arimo ntabwo byoroshye. Ari nako wa mukobwa wacu yatangiye kuzana imiti gake agenda avura wa musaza. Gusa rero nako muzehe yakomeje kubaza uyu mukobwa ati ariko se ko ndi kubona ko uri gukomeza kugenda ugitaho wa mukobwa we bimeze bite ubundi? Mukobwa aramubwira ati kukwitaho biri mu nshingano zanjye, hari impamvu nyamukuru ndi gukomeza kukwitaho wa musaza we irahari. Nakomeje kukubwira ko ngiyewe ntita ku bantu ngo turazanye cyangwa ntituziranye, ariko noneho hari impamvu nyamukuru igiye gutuma nkomeza kukwitaho kandi birenze. Hari umuntu uri kugushakisha cyane. Muzehe yarasetse aramubwira ati se mwana wanjye uwo muntu uri kunshakisha ninde? Ko nta muntu ukwiriye kunshakisha, ko nzi ko umuryango wanjye nta uriho, bimeze bite? Yaramubwira ati rero muzehe ndabizi neza ushobora kuba uri buze kuza kwibaza impamvu naguhamagaye mu izina ryawe. Muzehe aramubwira ati ndabitekereza neza, ese koko mu by'ukuri kuki wampamagaye mu izina ryanjye byaje kuza kugenda gute? Undi aramubwira ati rero hari umuntu twahuye ambwira neza yuko ngo ari umushuti we bita Vincent yabuze. Undi ati ibyo uri kuvuga n'ibyo da? Muzehe yakomeje kugenda yibaza ukuntu umukobwa amagambo ari kumubwira yumva rwose ibintu ari kumubwira ntari kubyumva. Yaramubaje ati se umuntu uri kunshakisha nindi uzi izina ryanjye? Ko nakomeza ko nzi neza ko naguhishije izina ryanjye ntari kubwiye, byagenze bite? Undi yaramubwiye ati rero hari umuntu bita Jean Pablo wakubuze. Muzehe amarira yaramwishe aravuga ati Pablo nzi neza? Undi ati ni Pablo uzi neza. Rero niwe muntu uri kugushakisha ndetse kandi aragukumbuye kandi aragukeneye. Muzehe emosiyo zaramwishe
aravuga ati se kuko bishobora kuba bishoboka ko umwana wanjye yaba akiriho. Ari nako umukobwa wacu Yolene yahise abwira muzehe, aramubwira ati ngwino vuba vuba kubera ko njye noneho nzi ahantu ari hano twanamukura, ngwino njye kumukwereka. Yolene yanze kwita ku byo kuvuga ngo baramwirukanye, yaravuze ati reka nkuru yo bwaba nkuru ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko byuze muzehe yabona umuntu. Gusa na Pablo nako yahise ahamagara abakozi barababwira ati rero ati rwose umuntu bita Jose Daniel ndetse n'umuntu bita Nathalie, mwigire hino gato mbanze ngira ikintu babwira ku bijyanye na business. Ati business mwarakoze yego, ati ariko muri iyi business naje kuvumbura yuko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane. Business mwaragiye murayihombya, business mwakozemo amabara menshi cyane adakwiriye kandi muyakora mubizi. Ati rero iyi business mwagiye mukoramo impapuro mpimbano, wowe na Nathalie kandi mwifashishijwe muri Nathalie. Usa Nathalie hari nabwo akomeza kugenda arebana na Daniel atangira kugenda avuga ati boss urumaze igihe kinini utaza muri business, nakoze nkaho ndi umukuru wa business. Ntibyatinze nawe aramubwiye ati rero ibi byose mwabikoze mwarabifatanyije. Yarabegera babwira ati rero ibintu mwakoze ntago ari byo, ndetse kandi ibintu nk'ibi ntago babikwiriye muri business. Gusa Nathalie ari nako akomeje kugenda yihakana Daniel, aranamubwira ati ariko mu by'ukuri inge rwose business rwose inge rwose nagendera ku byo ntuza Daniel yavugaga. Boss yarababwiye ati rero ikintu ngiye kubabwira ni kimwe, ati biramutse bibaye ngombwa neza yuko mwese mbirukana muri business byagenda bite, kuko ibintu mwakoze ntago bibaho. Uyu yaramubwira ati boss utwihanganire, mu by'ukuri twakoze amabara adakwiriye, ariko nta muntu ukora ikosa, nta muntu utajya ubura ikosa, ahubwo ikosa ibi nuko usubira muri rya kosa n'ubundi wakoze. Yakomeje kugenda namusabanurira, ariko boss warababwira ati rero niba mukeneye gutunganya business neza muyikosore neza, ibintu mwakoze ubushize byose mubishyire ku murongo, ndetse kandi ndashaka kugira ngo maze nige neza unambwire ese byagenze gute kugira ngo ufate uyu mukobwa Nathalie umaze umwaka umwe muri business, abantu maze imyaka 5 ugafata uyu mukobwa ukamuzana muri business ukamushyira ku rwego rwo hejuru. Ibyo bintu ntabwo byumvikana kandi nta nuko bimeze neza cyane. Boss akomeje kubyibazaho, ibi bintu bikunze kubaho, gusa nk'umuntu muraryamanye umuhaye titiri irenze n'iki. Boss akomeje kubyibazaho, ariko aranababwira ati ibi bintu ntabwo byemewe. Niba umuntu ashobora kuba amaze igihe kinini muri business akamaramo imyaka 5, akaba afite experience y'imyaka 5, umwana utarengeje umwaka umwe kandi nta na degree amurusha akajya hejuru, ibyo bintu ubundi bimeze bite? Ntabwo biba bishoboka. Kenshi umuntu afite experience umwimyakazi ugahaye umuntu w'imyaka ingahe, hari umuntu umazemo igihe kinini. Boss yakomeje kubihanangiriza, arababwira ati rero iyi ni company, kandi company ushobora kwikuramo amakosa make cyane ugahita ufungwa. Gusa Nathalie yaramubwiye ati boss utwihanganire kandi tugomba kubikirana neza kandi tukabishyira ku murongo, we humura business yawe tuzashyira ku murongo neza. Muri uwo mwanya ari nabwo Pablo rwose yahise asohoka asiga abakozi be barimo ahangaha. Daniel aravuga ati rero tugomba gukurikirana iyi business neza, tutashyira ku murongo bazatuvumbura, ndetse kandi dushobora no kujya muri case yo kuba twajya muri gereza. Rero ibi bintu bigira ibyawe nawe bigira ibyanjye, kandi tugerageze ko dushoboye kose twikize uriya mukobwa bita Yolene kuko ashobora kuzaturaburiza. Gusa ariko nanone ari nabwo bahise basiga bahereje amawayiza uyu mukobwa bita Nathalie, bamubwira neza yuko rwose agomba kwirukana uriya mukobwa bita Yolene, akamubwira neza yuko atemerewe kujya kugaruka muri iyi business. Ntibyatinze muri uwo mwanya batweretse Yolene yenge agarutse ku kazi azanye wa musaza. Yolene yaramubwiye ati rero muzehe guma ahangaha njye kujya mujya kukurebera rwose uwo mutepe bita Pablo, ndaje rwose ndahitamo kugezaho. Ari nabwo rwose wa mukobwa wacu Yolene yahise yinjira muri business, ariko bika neza ko Pablo yasize abwiye Nathalie amubwiye neza yuko ngo uyu mukobwa atakiri muri iyi business. Akimara kuhagera Nathalie atatangiye kumubwira ati ariko se ko tuzi neza ko bakwirukanye muri business ugarutse ahangaha kumaze iki, kumushahara wawe ejo bawukoherereje bimeze bite, kuri banki ntabwo ubonye amafaranga yawe? Niko yamubwiye. Umukobwa aramubwira ati njye nkeneye boss mwenyewe Pablo, ndamukeneye aka kanya kandi iri ku bintu byihutirwa. Nathalie aramubwira ati nta burenganzira ufite ko kubaza boss ahangaha kuko nta kazi gishinzwe bene ahangaha, rero se ubwumva umukeneye iki? Gusa igihe yaragiye kugenda agiye kujya kumurira muri office ye, Nathalie yaramubwiye ati muri office ye nawe uhari muri aka kanya amazije kugenda. Yolene yaramubwiye ati se agiye he? Undi aramubwiye ati rero sinzi ahantu agiye kandi nubwo njye nkeneye no kuhamenya, ni ikintu ukwiriye kumenya, azamara hafi amezi angahe atarongera kugaruka muri hano muri company. Yolene yarabyumvishije aravuga ati reka nirukange ngire ndebe ko namufatirana, ndebe mushakishe ndebe ko namubona. Yolene kugira ngo arebe ko byibuze yahuza muzehe akamuhuza na bwana Pablo. Muri uwo mwanya Pablo yise asohoka muri company
agisohoka yaraje ahutaza umusaza aramubwira ati muzehe ihangane rwose mu by'ukuri ntago nashaka rwose kuguhutaza urabona ko no mu boss ababoss ntago babiyemera cyane ariko abantu badafite amafaranga no basanga bishyize hejuru muzehe yaravuze ati rero mu by'ukuri nayo nabavogereye yerekana njye n'ubu ntigende w'imihanda gusa igihe yari ari kugera arimo kuvuga umusore yaramubwiye ati papa muzehe yarahindukiye aravuga ati ibintu uri kuvuga ni ibiki wa musore we undi aramubwira ati ndakeka niba ntibeshye ari wowe Vincent mu by'ukuri ni wowe Vincent muzehe yazamuye umutwe aramubwira ati njyewe Vincent ati se kuko birashoboka ko ari wowe muhungu wanjye Pablo undi aramubwira ati kuko ibintu uri kuvuga ni ukuri ni wowe musore wanjye Pablo koko ati ni wowe undi aramubwira ati ni njyewe rwose papa ati urabizi neza ko rwose twigize kuza kuburana iyo umwana na se barahuye bahura rwose mu buryo rwose batakekaga muzehe yarishimye amarira aramwica ari nako yesa hobera umuhungu amubwira ati rero nahuye n'umumarayika w'umwana w'umukobwa niwe rwose utumye rwose ibintu byose bikunda gusa Pablo ntabwo yari kubyitaho yari kuvuga ati se muzehe ko nari nzi neza ko mwahanutse mu ndege mwapfiriyemo byaje kuza kugenda gute muzehe mbwira papa nari ngukumbuye ndetse kandi ngukumbuye cyane nako muzehe yakomeje kugenda aganira n'umuhungu we batangira kugenda bahuza anamubwira ati mwana wanjye naye narakubuze naragukumbuye yo ndi kubona warabaye n'ikintu cy'ikigabo wavuyemo umusore rwose mwiza ati se basi byibuze ati akazi nasize cyangwa inshingano nasize warongeye urazikomeza uzisubiza mu murongo umuhungu yaramubwira ati papa business narongeye ndayubaka nyigira business nyigira ku rundi rwego ndayikomeza kandi yishyira ku murongo rero humura ndetse kandi nzi neza kuzashimishwa no kubona business yacu ahantu igeze yari yaramusigiye aka business karahonga kakiri gato ya company yaragatangije ariko umuhungu wagiye kigira igikampani kiri hejuru ku rwego mpuzamahanga bakomeje kuganira muzehe yishimye aramubwira ati nahuye n'umumarayika w'umwana w'umukobwa ati numumenya nawe uzamukunda ntibyatinze muri uwo mwanya igihe Pablo yamaze guhura na se Yorene wacu nuko nguko yaje inyuma ari nako yesa abwira umuhungu we Pablo akomeje kugenda aganira na se anamubwira ati rero papa ndanabyishimiye ndetse kandi ndaza kuza kukwereka ninagutembereza tunatangiye kukwereka ukuntu nanakwambika niki gusa mbere yuko bagenda Pablo akomeje kugenda amuganiriza ibijyanye n'ubuzima bwa company n'ibiki bakomeje kugenda baganira muzehe yaramubwiye ngo hindukira ndagusabye mwana wanjye uhindukire urebe uriya mwari w'umwana w'umukobwa iriya ni marayika nyagasani yanyoherereje iyo ataza kuza kuba we mba narapfuye iyo ataza kuza kuba we ntago mba nkiriho Pablo yarahindukiye ari nako muzehe Moseze ari zamwishe Pablo atangira gusema imbaza aramubwira ati ndabizerera Miss Yorene naraguhemukiye ntago nakumvishije nagufashe nk'umuntu uraho mu by'ukuri ibintu nakoze ntago byari bikwiriye rero ni ufite kumpa imbabazi uzimpe ndetse kandi niba bitanakunda nta n'ukundi byagenda Yorene yaramubwira ati birumvikana nawe ibihe wari urimo ntago byari bikoroheye ibihe byo kuba umubyeyi wawe ntago byari bikoroheye rero ntago nabara kuguhereza imbabazi kuba waranyirukanye muri business ntago ari kubura kumfata nk'umutekamutwe kubera yuko abo wari umaze guhura nabo bakubeshya bakurya amafaranga bari benshi cyane yo gusa muri uwo mwanya muzehe ari nako yesa ashimira umwana w'umukobwa aramubwira ati mwana wanjye Imana izaguha umugisha ndetse iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo ibihe byawe bihinduke gusa umukobwa aramubwira ati muzehe rwose si ngombwa rwose no kugira ngo uncimire birenze cyane iyo umuntu afite ubumuntu aba agomba gukora inshingano zo nk'uko bikwiye nanjye mbaye wa mbere ryo gutuma business inuza imiryango ihura imera neza batweretse haciyeho iminsi batwereka Pablo azanye muzehe mu kazi aravuga ati rero nagira ngo mapresente ko uyu nguyu ari papa wanjye abantu bahise basuhuza ati yego rwose murakoze Rodrigo iba mwita Rodrigo nibo bahise banamwitirana na company bamwitira nyiri business muri uwo mwanya uyu nguyu Daniel yakomeje kuganira na muzehe aramubwira ati muzehe rero ndakeka ko rwose ibintu ari sawa ari fresh muzehe arababwira ati rero mbere yuko dutangira hari undi muntu rwose ugomba kuza rwose mwitonde gake rwose ntago haracaho amasegonda atarahagera nimwe mwitegereje neza ni Yorene rwose yaje yambaye agakanzu keza yaje muri ya meeting rwose ibintu ari sawa cyane yaraje akimara kuhagera aravuga ati mwaramutse neza abahangaha muri amahoro mumeze neza aba nabo batangiye gushya ubwoba ari no rwose uyu mukobwa wacu rwose Natali yatangiye kuvuga ati siko tuzwi neza ko bamwirukanye byagenze bite Pablo aravuga ati yego ati twe twaramwirukanye ariko impamvu ugiye kwimenya muri aka kanya impamvu ngiye kugaruka muri iyi business
yakomeje kugenda abaganiriza, aramubwira ati rero uyu yongeye kugaruka muri iyi company ati ariko mbere yanyu nabanjije kubavumbura. Undi ati se boss watuvumbuye iki? Kashuri twagusabye imbabazi ko tujye gutunganya business neza. Pablo yaramubwira ati rero mfite raporo zigaragaza neza yuko business mwayihombeje ndetse mwakozemo amanyanga atabaho, amanyanga atabasha kwihanganirwa. Abo nabo batangiye gutunura amaso nk'indagara. Pablo arababwira ati muhamwe mbanze mbabwire, ubu ngubu nta gihe mu gifite cyo kubasha cyo kuba mwakwisubiraho cyangwa musubire mu mirongo neza. Yazamuyeyo ibitabo bibiri birimo raporo, arababwira ati izi document zirimo raporo zigaragaza neza ko mwakoze impapuro mpimbano, mukora amanyanga, mwiba company, mwiba amafaranga. Ari nayo mpamvu wegereje uyu mukobwa bita Natali kugira ngo muzabone uburyo bwiza bwo kubasha kuba kwiba amafaranga. Uyu mukobwa wacu Yorene murongera mu manura mumushyira hasi, mumugira nyine umuntu uraho ngaho uciriritse. Aba batangiye kubyumva, uyu Daniel atangiye guhakanira avuga ati rero business ati boss wacu twakoze gutya na gutya, gusa muzehe mukuru washinze iyi business yarababwiye ati rero ntacyo mufite cyo kwireguza. Muri aka kanya nta jambo na rimwe mufite, icyo mufite ni kimwe, no gusaba imbabazi gusa, ndetse kandi nabo muzisaba batabasha kuba babumva. Ikintu gihari rero ahanze twe twa dufite abashinzwe umutekano bagiye kuza babafata bajye kubafunga. Umukobwa akomeje gutakambara avuga ati rero mu by'ukuri narabeshyewe, uyu rero ni wabikoze wenyine, ntago rwose nge akunda kumwihakana kenshi. Gusa Pablo aravuga ati muri izi document zirimo aha ngaha harimo n'umukono wawe usinya neza yuko hari amafaranga yinjiye n'asohotse kandi nta mafaranga yigeze asohoka menshi cyane. Business rwose mwarayihombeje, rero wishaka kubishyigikira kuri Daniel mwese mwafatanyije icyaha. Muzehe aravuga ati rero iki ni icyaha gikomeye cyane ndetse kandi ginafungo gishobora gukatira imyaka myinshi cyane. Ibi no kunyereza umutungo wa company, aha baragufunga bakagufunga neza kandi bakaguca n'ihazabu y'amafaranga ubwawe nawe utigeze unatunga, kuko babariraho inyungu y'amafaranga bagomba abagize bagakubako bakareba. Daniel yagejeje ko ashoboye kose ngatakambe basi byubuze ngare ko byubuze abashinzwe umutekano bataza kuza kubafata. Ari nako batweretse Yorene wacu yakomeje kwibera aho ngaho. Gusa Pablo yarababwiye ati rero twe tuba dufite abantu bari hari hanze baba polisi, rero ikintu gihari ni kimwe, niba muzi ubwenge musohoka hangaha mugende batarabahagera, turaza kuza kuvuga ko mwacitse, tunagerageze kutazirwa kuri iki kirego, naho ubundi nimukomeza kwigira abantu badanje cyangwa gushaka kuzana ibintu by'ibibazo muri company yacu, muririwe ntimuraye. Aba nabo barabitekereje baravuga ati ariko ubundi buturi kurwana n'iki, twavumbuwe n'ubundi byarangiye, ese ubu turakora iki? Gusa umwe muri bo bamwita Natali avuga ati reka nigendere. Ari nako Daniel yaje areba umukobwa aravuga ati mana yacu kuko ibi bintu kuko kwimuka kukiya turaburije. Ntibyatinze Pablo yahise abwira Yorene aramubwira ati mukobwa mwiza wakatanga ukatwegera ukaza tukaganira. Nuko nguko rwose Yorene yaje ahitaza imbere yabo. Pablo yaramuganirije aramubwira ati rero mukobwa mwiza iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo nawe ubuzima bwawe buhinduke. Hari ibintu dukeneye kukubwira kandi twizere neza yuko utagomba kuza kubihakana. Nyeneye ko aka kanya umpereza imbabazi, nonye gusaba imbabazi nanone inshuro ikurikiyeho. Gusa ariko muzehe yese afata ijambo aramubwira ati mukobwa mwiza aka kanya ugomba kubana none CEO w'iyi company iri aha ngaha. Ibyo bintu twizere neza ko utari buze kuza kubihakana. Nanone kubibwira umuntu wari urahanga aho uhebwe duceri dukeya kumugira CEO wa company ashobora guhembwa wenda nka miliyoni y'idolari cyenda wenda ukatwivuga wenda nk'ibihumbi nka 50 by'idolari wenda ntago biba byoroshye. Pablo rero namubwira ati hagati aho ngaho rero hari apartment tujye kugukoreshereza. Mu by'ukuri rero ntuzigire uhakana, kuko iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, kuko wahuye n'abanyamafaranga. Umukobwa yarabyumvishije, yumva ibintu bagiye kumukorera ntago bibaho, yumva nta naho bihuriye no kuba yaragiriye neza abantu. Kubera ko umukobwa atarabasha kuba yakwiyumvisha uburyo cyahuje umuryango, buri waraburanye, waragize ikibero byose, kuko yemeye no gutanga ibintu byose uri amutipe Pablo ko birangira bibu by'ubusa. Yarababwiye ati rero akazi karahagije, rero nta mpamvu yo kujya kumireza apartment, akazi rwose kuba ngafite birahagije kandi nzibeshaho nzabaho neza nishimye. Muzehe yaravuze ati wibuke neza ko ubushize wambwiye neza ko ufasha abantu nta kintu bitayeho, ndetse kandi nene nakubwiye neza ko umugisha wawe uzawubona. Rero nicyo gihe cyawe kugira ngo umugisha wawe nawe ukugereho. Rero tuza twikorera utuntu twacu twipoweye. Ibyatinze Pablo yahise asuhuza umukobwa aramubwira ati nizere ko ibintu bikunze neza. Ari nako rwose agafilime kacu karangiye ku uyu munsi, twasize rwose imiryango yishimye, ibintu byose bimeze neza cyane. Ari nanjye rwose muri kubana n'ingiye Turici kandi Nyagasani akomeze abandi biri cyoroshye. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze bandindire. Ciao ciao, duhure muri filime y'umunsi w'ejo.